tuguhaye icyubahiro. Wagize neza gushoboza aba bahungu bawe n'abakobwa bawe kwitabira amateraniro yera, nk'uko ijambo ryawe ritubwira ngo kurya munsi urushaho kwegera, turushaho kwitabira amateraniro yera. Wakoze rero kuduha umutima, wakoze kutubashisha, uri isoko y'amahoro dufite, uri isoko y'imbabazi twagiriwe muri Kristo, uri isoko y'agakiza dufite. Nta kintu na kimwe mwami dufite tutahawe nawe. Twagarutse imbere yawe dufite amashimwe menshi. Ni wowe dukuraho kubabarirwa, ni wowe dukesha umwuka duhumeka, ni wowe dukesha byose. Uturwanira intambara nyinshi mwami w'abami, izo tuzi n'izo tutazi. Izina ryawe nirihabwa icyubahiro. Mwuka wera, mwigisha mwiza, ngwino unyigishanye n'ubwoko bwawe. Mutima wanjye ugufitiye inyota, umutima wanjye urakwifuza, kandi nasomye ijambo ryawe rirambwira ngo wahisemo gukirisha abakwizera ubupfu bw'ibibwirizwa. Rimwe na rimwe bisa nk'ubupfu mwami, ntibikwirwe mu bwenge bwacu, twabireba mu myigire yacu no mu bushishozi bwacu ntitubishyikire, ariko ndasenze mwuka wera ngo ukore ku maso yacu kugira ngo tuguhishurirwe birenze kumenya kwa knowledge isanzwe, tuguhishurirwe birenze ibyo umuntu yakwiga mu ishuri n'ibyo yakubwirwa n'abantu, ahubwo amaso y'imitima yacu ahweze tukumenye, imitima yacu igusingire, imitima yacu ikubone. Maze Uwiteka Mana Nyiringabo, uduhe kubona ibyo tubikiwe mu ijuru, uduhe kukubona tukiri n'ahangaha, imitima yacu yiharirwe nawe. Umugisha rero abana bawe bose bagize inzara n'inyota yo kuba mu nzu yawe, umugisha abakoze imirimo itandukanye mwami w'abami, ubagire neza, wongere ubihishurire. Turakuraritse rero mwigisha uruta abandi kugira ngo utwigishe, ubuzima bwacu buhindurwe nawe. Gusenga twazanye imbere yawe, gusubirizwa imbere yawe, uduhe ibirenze ibyo dusaba n'ibyo dutekereza. Turavuze ngo icyubahiro cyose nikikugarukire, ni mu izina rya Yesu dusenze, amen. Haleluya. Imana ibahe umugisha, mwaramutse neza kandi muraho neza. Haleluya. Imana iguhe umugisha, wakoze kuba mu nzu y'Imana, Imana ikwiyereke, amen. Nawe urayishaka, nanjye nuko tubihuriyeho. Haleluya. Reka rero tuganire ku ijambo ry'Imana. Turasoma mu buhanuzi bwa Yesaya igice cya 55 kuva ku murongo wa 8 kugeza ku murongo wa 9. Umutwe nahaye inyigisho aravuga ngo gushyikira inzira ze. Haleluya. Kugira ngo we nanjye dushyikire inzira z'Imana, dushyikire imitekerereze ye n'iz'Imana n'imigambi yayo bigahora hariya simbashe kubishyikira. Rero biba ari ibihe byiza kugira ngo tubashe gushyikira inzira z'Imana n'imigambi yayo. Haleluya. Yesaya, ubuhanuzi bwa Yesaya igice cya 55 umurongo wa 8 tugeze ku wa 9. Ngo erega ibyo nibwira, iyi ni Imana ivuga. Haleluya. Erega ibyo nibwira si byo mwibwira, kandi inzira zanyu si zimwe n'izanjye, niko Uwiteka avuga. Erega ibyo nibwira si byo mwibwira, kandi inzira zanyu si zimwe n'izanjye, niko Uwiteka avuga. Nk'uko ijuru risumba isi, niko inzira zanjye zisumba izanyu, n'ibyo nibwira bisumba ibyo mwibwira. Haleluya. Gushyikira inzira z'Imana ntago bikwirwa mu mitekerereze yacu isanzwe, ntago bikwirwa muri logique zacu zisanzwe. Niyo mpamvu iminsi yo gusenga ari iminsi yo kwigira imbere. Haleluya. Mu bisa nk'ubupfu bw'ibibwirizwa, ko gusenga bisa n'ubupfu, bisa nk'ibitumvikana, bisa nk'ibidatanga umusaruro wako kanya, ariko turifuza ko iby'Imana yibwira bizahinduka ibyo natwe twibwira. Muranyumva nshuti z'Imana? Haleluya. Kugeza igihe inzira zanjye ziba mu nzira z'Imana. Haleluya. Sinyuranye nayo, simburane nayo, hanyuma imigambi yayo igakunda igakwirwa muri njyewe, nkagenda nyisingira umunsi ku munsi. Ngo erega ibyo nibwira si byo mwibwira, kandi inzira zanyu si zimwe n'izanjye, niko Uwiteka avuga. Nk'uko ijuru risumba isi, niko inzira zanjye zisumba izanyu, n'ibyo nibwira bisumba ibyo mwibwira. Haleluya. Iteka imikorere y'Imana itandukana n'ibyo dutekereza. Hari igihe uba wumva wayicira inzira ukayibwira ngo Mana, dore inzira ya bugufi yagera ku bintu dore ngiyi, ariko Imana yajya guca igaca hirya, kuko ikora uko ishaka, kandi igiye gukora ikintu ishobora gukemura ibintu byo mu binyejana, rero bikanga gukwirwa mu bwenge bwanjye n'ubwawe. Haleluya. Ariko iyo twitanze mu gusenga, mu kuba mu ijambo ry'Imana, tugenda inzira zacu zacaga ibumoso zigenda zinjira mu nzira z'Imana, hanyuma imitekerereze y'Imana nkagenda nyisingira buke buke. Haleluya. Niyo mpamvu umuntu ukura mu kwizera rimwe na rimwe tubona afite ikintu cy'ubuswa cyangwa cyo kutagira imibare iri ku murongo neza. Muranyumva nshuti z'Imana? Amen. Haleluya. Ariko sinkubwira, hari ibyo twita kwizera
ariko bitari byo, cyangwa se ubuswa busanzwe tukabyita ko ari ukwizera ariko atari byo. Haleluya. Ariko iyo niba icyo Imana ivuga ngifata nkakigira icyanjye, urwo ni urugendo mu gusingira imigambi yayo no mu gushyikira inzira zayo. Haleluya. Rero biragoye ko we nanjye twahuza ibyo twibwira ngo bihure n'iby'Imana yibwira, ngo inzira zayo zihure n'izanjye, bihure bidaciye mu byo yo ivuga, bidaciye mu kubisingira no kubaho mu buzima inyifuriza ko nabaho. Haleluya. Umugabo w'Imana Mose nifuza gutangaho urugero, yagendanye n'Imana kandi byiza kandi birebire kandi bitangaje. Yesu ashimwe cyane. Ndetse Imana imukoresha ibintu bitangaje, nko kubona inyanja itukura icikamo kabiri, nko kubona ibyago bikubita abanyagiputa. Mose yari yiyizi n'intege nke ze. Haleluya. Murabizi ko n'Imana ijya kumutuma yaravuze ati Imana sinzi kuvuga, dore ndadidimanga, sinabishaka, sinabishobora. Ndetse Imana ikamubwira ngo ninjye urema akanwa, ninjye urema ururimi, ninjye utanga uburagi, ni nanjye utanga kuvuga, ariko ntabibashe, nako ntabashe kubyakira, kugeza igihe Imana imubwire ngo dore umuvandimwe wawe Aroni nguriya azaba nk'akanwa, nawe uzaba nk'Imana kuri we. Haleluya. Mu yandi magambo, ibitekerezo bya Mose n'inzira ze zanze guhura aho hantu n'imigambi y'Imana. Mose yarakomeje avuga ati sinzabibasha, sinzi kuvuga. Muranyumva nshuti z'Imana? Ariko ntibizabujije Imana gukorana na Mose, ndetse Mose abona ibitangaza. Muri Egiputa habaye ibitangaza bikomeye, Mose abibona n'amaso ye, Imana ibikoresha. Haleluya. Ibikoresha amaboko ye, rimwe imubwira inkoni, ubundi imubwira voma amazi, ubundi byikorera gusa. Haleluya. Ariko nubwo byagenze gutyo, imibare ya Mose ntiragahura n'imibare y'Imana. Haleluya. Niyo mpamvu urugendo rwo kugira ngo inzira zanjye zisingire iz'Imana ni urugendo dufite kandi duhojejeho mu minsi yose tuzamara hano ku isi. Haleluya. Reka dukoreshe uru rugero ruri mu gitabo cyo Kubara igice cya 11 umurongo wa 21 kugeza kuri 23. Wa Mose wabonye Imana ibambutse inyanja itukura. Haleluya. Wa Mose Imana yongoreye, murabizi ko yahindukiye akarira, hanyuma Imana ikamubwira ati mva niki gitumye urira, komeza ugende, abanyagiputa mubona uyu munsi ntago musongera kubabona ukundi. Wa Mose wabonye inyanja itukura bagatambuka, Imana ibasubiza mu burakari bwayo, iranababwira ngo ntabwo izazibaha umunsi umwe, izabaha ukwezi kose. Hanyuma Mose arimo arasubizanya n'Imana. Mose aramusubiza ati ubwoko ndi hagati ni abagabo bigenza 6,000. Umva uko uvuze uti nzabaha inyama bazirya ukwezi kose. Tekereza kubwira Imana gutyo. Umva uko uvuze uti ha Mana nawe wigerezaho, nzabaha inyama bazirye ukwezi kose. None harimo arakomeza kumuha inzira ahari aho Imana igerageje gukora yapfa gukoresha. Bazaba bagira imikumbi n'amashyo byo kubahaza, cyangwa amafi yo mu nyanja yose azabateranirizwa yo kubahaza. Uwiteka abwira Mose ati mbese amaboko y'Uwiteka abaye magufi? None urareba yuko ijambo ryanjye rigusohorera cyangwa ritagusohorera. Haleluya. Ndifuza gusoma muri Bibiliya ijambo ry'Imana kugira ngo byumve mu Kinyarwanda cy'uyu munsi. Ngo Musa aramusubiza ati dore turi abantu 600. Musa wa mugani cyangwa Mose amaze kuvugana n'Imana yibwiye haraho ko Imana ishobora kuba itazi kugira gute kubara. Ese Imana yawe izi kubara? Burya ibara y'amafaranga ukeneye, burya izi kubara. Rimwe na rimwe arigiye twumva tuyirusha imibare. Haleluya. Gushyikira inzira ze ntago byoroshye tudafite ubuzima busenga, ubuzima butinda mu ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu tuba duhamagarana, umwuka wera duhamagara kugira ngo tube mu minsi yo gusenga. Haleluya. Kuko iyo tutasenze rimwe na rimwe tubona Imana yacu tuyirusha imibare, kuko ntizi kubara imyaka dufite ngo ibone ko dufite ubukererwe. Haleluya. Ntabwo izi kugize 40, ntabwo izi kugeze hafi 50, mbese ntabwo izi turayirusha imibare. Imana yacu tugirira ubuntu. Ngo Musa aramubaza ati dore turi abantu 600, none ngo uzatugaburira inyama ukwezi kose. Haleluya. Dore turi abantu 600. Mana niba utafite imibare utazi no kubara, dore turi abantu 600, none ngo uzatugaburira inyama ukwezi kose. Hariho agatangaro ngo nubwo twabaga amatungo agiye kumuha inzira, nubwo twabaga amatungo yacu yose, kuko bari bafite amatungo bagendanaga nayo mu butayu, nubwo twabaga amatungo yacu yose ntabwo byaduhaza, ndetse nubwo twaroba wagira ngo Mose ni washyize amafi mu nyanja, ndetse nubwo twaroba amafi yose yo mu nyanja nayo ntabwo yaduhaza. Ubyumve neza Mana ko nako nongeyeho. Haleluya. Uhoraho aramusubiza ati ese ntuzi ko Imana igira amaboko?
ayiwe, uzirebera yuko ibyo navuze ari ukuri. Tekereza aho Imana imanuka ikavugana na Mose. Yesu ashimwe cyane, haleluya. Ni ukuri Mose yabonye ibitangaza by'Imana. Ese wagize ngo ni Mose wenyine? Nawe urabibona buri munsi. Yesu ashimwe, haleluya. Guhumeka kwacu ni igitangaza cy'Imana, ariko ko ari igitangaza kiri ku buzima bw'abantu benshi twagiciye amazi. Ariko wigeze kujya mu bitaro bakamushyiraho nka bombone, cyangwa akagira umuntu we wabugufi urwara cyane akaremba, akongera akabona avuyeyo, niwe uzi imirimo y'Imana ku magara mazima. Ariko benshi twabiciye amazi. Imana yacu itugirire neza, haleluya. Ese ntuzi ko Imana igira amaboko? Imana irimo iramwibutsa ngo ese ntuzi ko Imana igira amaboko? Uzirebera yuko ibyo navuze ari ukuri. Ese yaragabagaburiye? Haleluya. Barariye? Yego barariye, biba byinshi binabamerera nabi. Imana yacu itugirire neza. Gushyikira inzira ze. Iminsi yo gusenga ni ukugira ngo iby'Imana ivuga n'imigambi yayo n'inzira zayo zitandukanye n'izacu tureba haraho ko ngewe nawe twakwigira imbere byibuza tukagira gatoya dusingira. Ntitwasingira byose, ariko uko twigira imbere tugenda dusingira, ukavuga uti yego ubwo byanditse mu ijambo ryayo nta kabuza bizaba. Haleluya. Ubwo yavuze ngo iri kumwe natwe nta kabuza iri kumwe nanjye. Imana yacu itugirire neza, haleluya. Gushyikira inzira ze ntabwo ari igikorwa gikorwa umunsi umwe, ariko ni igikorwa gikorwa ku bantu bemeye gufata ubufu bw'ibibwirizwa. Amen. Katumuha icyubahiro, haleluya. Uwagaburiye Isiraheli aracyari Imana yacu. Ngo uwegera Imana yizere ko iriho kandi ikagororera abayishaka. Haleluya. Ndimo ndagukumbuza kwinjira mu bihe byo gusenga, uzi ko ugiye gusenga Imana isubiza, Imana yumva gusenga. Haleluya. Gusenga ntabwo ari urusaku rw'amagambo dutondekanya nubwo tubikora, ariko gusenga kukuri kurava mu ndiba y'umutima wizeye ko Imana ishobora byose. Haleluya. Uwo tubwira ntabwo yapfuye amatwi. Uko yabwiye Mose ngo uraza kubona ko Imana. Ese urabizi iryo Paulo yasengeye itorero rya Efeso mu bice bitatu, rwandiko yandikiye Abefeso igice cya 3 kuva ku murongo wa 14 tumanuke tugeze kuri 21. Haleluya. Imana ikingura amaso yawe y'umwuka kugira ngo umenye ko iyo dusenga ifite amaboko. Inzira zayo zitandukanye n'izawe n'izanjye. Aho igarukira harenze kuri aho wabasha kugarukira. Haleluya. Rwandiko Paulo yandikiye Abefeso igice cya 3 umurongo wa 14 kugeza kuri 21. Amen. Paulo arandika aravuga ngo nicyo gituma mfukamira Data wa twese. Mu yandi magambo nicyo kinteye gusenga, kugira ngo itorero rya Efeso mutagarukira mu magambo gusa, mutagarukira aho mubasha kugera gusa, ahubwo amaso y'imitima yanyu akinguke, mubashe kwakira imigambi y'Imana. Haleluya. Nicyo gituma natwe tugiye kwinjira mu minsi yo gusenga. Nicyo gituma dupfukamira Data wa twese kugira ngo tubashe gushyikira inzira ze. Amen. Nicyo gituma mfukamira Data wa twese w'imiryango yose yo mu ijuru n'iyo mu isi yitirirwa, ngo abahe nk'uko ubutunzi bw'ubwiza bwe buri gukomezwa cyane. Ibyo agiye kuduha ntabikura mu bubiko bwa Hortense, ntabikura mu bubiko bwawe, ntabikura mu bumenyi bwawe, abikura muri we imbere. Haleluya. Ngo abahe nk'uko ubutunzi bw'ubwiza bwe buri. Mu yandi magambo, ubutunzi bw'ubwiza bwe, ubutunzi bw'icyubahiro cye ni bwinshi. Nakoremo kugira ngo uhabwe gukomezwa cyane mu mutima wawe kubw'umwuka we. Haleluya. Gukomezwa kwawe ntigushingira ku byo wamenye n'ibyo ubashije, ahubwo naduhe akuye mu bubiko bwe bwinshi, akuye mu butunzi bw'ubwiza bwe. Haleluya. Ngo abahe nk'uko ubutunzi bw'ubwiza bwe buri gukomezwa cyane mu mitima yanyu kubw'umwuka we, kandi ngo Kristo ahore mu mitima yanyu kubwo kwizera. Haleluya. Kristo kugira ngo agume mu mutima wanjye bishingira mu kwizera, kugira ngo mbashe gusingira inzira z'Imana nuko Kristo nkomeza kumwumva nkamubona naho abandi bamuburiye. Reka tumuhe icyubahiro. Haleluya. Bikomoka mu kwizera, nta handi wabikura. Yesu nitumurebesha amaso, ariko mu kwizera ndamubona, mu kwizera ndamwumva. Imana yacu tugire neza. Ngo kandi ngo Kristo ahore, umva isengesho rya Paulo, ahore mu mitima yanyu kubwo kwizera, kuko natahahora inzira z'Imana zizatuba kure, imigambi yayo tuzananirwa kuyisingira. Imana yacu tugire neza.
haleluya. Muribuka Mose atumwa muri Egiputa gukurayo ubwoko bw'Imana, ngo bananijwe kumwumva n'iki? Uburetwa bwari bwinshi, inzira z'Imana n'imigambi y'Imana Mose abazaniye bibura aho bikwirwa mu mitima yabo. Baravuga ngo iyo Mana ntibizashoboka. Na Mose wabivugaga nawe byari bimugoye kubivuga, Imana yarinze kumwisobanurira imubwira uwo ari we, yivuga mu mazina yayo, ariko nubwo yabitwaye nawe yari afite ubwoba. Agezeyo rero ngo bananirwa kumwumva kubwo buretwa bari barimo. Imigambi y'Imana ibiriya, inzira zayo zibiriya, ibitekerezo byabo biba bigufi. Imana yacu itugirire neza. Isengesho ryanjye nuko data yakwenda mu bubiko bw'ubwiza bwe agakomeza umutima wawe cyane, kugira ngo Kristo ahore mu mutima wawe, hanyuma iby'ijambo ry'Imana rikubwira ubashe kubisingira. Haleluya. Umurongo 18, ngo muhabwe imbaraga zo kumenyera hamwe n'abera bose. Ni ukuvuga ngo tutahawe izo mbaraga ntabwo twabasha kumenya urukundo rw'Imana n'ubugari n'uburebure bwarwo, imigambi yayo ntabwo twayishyikira. Ngo muhabwe imbaraga zo kumenyera hamwe n'abera bose ubugari n'uburebure bw'umurambararo n'uburebure bw'igihagararo n'uburebure bw'ikijyepfo bwarwo, ubugari bwo. Haleluya. Gusingira imigambi y'Imana birasaba imbaraga z'umwuka, kumenya inzira ze birasaba imbaraga z'umwuka. Icyampa umwuka wera akagira ikintu gishyirashyira mu mutima wawe, ukizera Imana turimo dusenga, ukizera Imana turimo dushaka. Haleluya. Uhabwe izi mbaraga, umenyere hamwe n'abandi bera, uru rukundo rw'Imana ruruta uko rumenywa. Haleluya. 19, ngo mumenye n'urukundo rwa Kristo ruruta uko rumenywa. Mu kuvuga haleluya, yewe yari afite n'ibimenyetso n'ibitangaza byakoretse ku buzima bwe ndetse byakozwe n'amaboko ye, ariko arimo arasengera itorero rya Efeso kugira ngo rikingurwe amaso, imitima yabo igwiza imbaraga, inzira zabo zibashe gusingira iz'Imana, iby'Imana ivuga kuri bo, imigambi y'Imana bibashe gukwirwa mu mitima yabo. Haleluya. Ndabasengera ngo mumenye n'urukundo rwa Kristo ruruta uko rumenywa, hanyuma nimurumenya muzahabwa kuzuzwa kugeza ku kuzura kw'Imana. Reka duhese icyubahiro. Haleluya. Wifuza kutacagata, wifuza kutamenyaho agace, wifuza ko wakuzura, ngwino twigira imbere mu kumushaka. Haleluya. Igituma turi hano torero ry'Imana nuko hari gakeya twamenyeho, utarakamenye ntiwaba uri hano, ariko ngwino twigira imbere kugira ngo tugere ahangaha twuzurizwa, ngo mwuzuzwe kugeza ku kuzura kw'Imana. Igipimo data tugeneye ni kinini. Haleluya. 20, abantu benshi barahazi, haravuga ngo nuko ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba ndetse n'ibyo twibwira byose, kuko imbaraga zayo zidukoreramo. Haleluya. Turasenga kugira ngo dushyikire inzira ze. Kubera iki? Kuko iyi Imana ibasha gukora ibiruta cyane ibyo we nanjye twasabye, ibasha gukora ibiruta cyane ibyo ngewe nawe twigeze kwibwira. Ibintu umuntu yibwira ni ibintu umuntu ajya anyuzamo agatekerezaho nubwo kaba gatoya. Ibintu byose byigeze guca mu bitekerezo byawe, data abasha gukora ibiruta cyane ibyo wigeze gutekereza. Haleluya. Nuko ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba ndetse n'ibyo twibwira byose, kuko imbaraga zayo zidukoreramo. Icyubahiro kibi cyayo mu itorero no muri Kristo Yesu kugeza iteka ryose ry'ibihe bidashira. Amen. Haleluya. Turimo turavuga iyi Imana ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba n'ibyo twibwira, ariko turabona neza ko bitabaye isengesho ntabwo ibi bintu byakwirwa mu mitima yacu. Yaba Imana turusha imibare, nkuko Mose yibwiye ati urabizi neza ko abantu turi kumwe ari umubare uyu n'uyu, imibare yawe n'iyanjye byananirwa guhura n'imibare y'Imana. Niyo mpamvu dukeneye gusenga kugira ngo agace kawe k'umwuka kazamuke, kugira ngo ubuzima bwanjye bw'umwuka buzamuke, kugira ngo nuzuzwe kugera ku kuzura kw'Imana, mbashe gusingira imigambi y'Imana no kwizera imirimo yayo ku buzima bwanjye. Haleluya. Iyi minsi yo gusenga kandi ni iminsi yo kuzana ibyakanteye kuganya bigahinduka isengesho. Haleluya. Urwandiko yandikiye ab'Ifilipi nanone igice cya 4 umurongo wa 6, cyangwa umwuka wera agakora ku maso y'imitima yacu kugira ngo tubashe gusingira inzira ze, kugira ngo imigambi ye n'imigambi yanjye n'ibyo nibwira bigendane n'ibyo yibwira, bigende bigana mu nzira ze. Haleluya. Abafilipi 4:6,
6 na 7. Ntimukagire icyo mwiganyira. Ntago bashyizeho akadomo. Haleluya. Kuko ibyakatuganyisha bizaba byinshi iyo hadakurikiyeho bino bikurikiraho. Ntimukagire icyo mwiganyira hanyuma kitso, ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana, mubisabiye mubyingingiye kandi mushima. Nuko amahoro y'Imana ahebuje rwose ayo umuntu yamenya azarindira imitima yanyu n'ibyo mwibwira muri Kristo Yesu. Haleluya. Kugira ngo nsingire inzira z'Imana, kugira ngo mbashe gushyikira imigambi yayo, nivuga mvuge ngo yego Mana, ubwo ari wowe ubivuze birashoboka. Ninumva ibyayo mvuge ngo yego Mana, ubwo bihagazemo bizakunda. Nimbwira ibintu bidakwirwa mu bwenge mvuge ngo yego Mwami, ubwo wabyanditse, ubwo biri mu ijambo ryawe, yego bizashoboka. Haleluya. Kugira ngo ibyari kunganyisha bitanganyisha nuko nkora ibi ngibi. Ntimukagire icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana, mubisabiye. Iminsi yo gusenga ni iminsi yo gufata ibyari kuba amaganya yanjye nkabimenyesha Imana, nkabisaba, nkabihindura isengesho ritari isengesho rigufi gusa, ahubwo hakabamo no kwinginga. Kwinginga murabizi ni ugutitiriza. Iyo urimo usaba umuntu umwinginga ntago musaba rimwe. Muranyu bashize Imana, uruyange ntihure n'imibare yawe, byose ndabizanye. Haleluya. Ntiyatubujije kuganya, ahubwo yaravuze ngo ibyari kuganya nitubihindura amasengesho, tubimenyesha Imana. Niba dushobora kubibwira abantu tubona ko hari n'icyo badufasha, kandi rimwe na rimwe koko bakanadufasha kuko hari ubushobozi runaka Imana yahaye. Reka iyi minsi 7 tube tubikuye ku bantu, tubikure ku bantu, tubikure kwa ba onkle na ba tante no kwa ba pastor no ku bantu bose bafite ubushobozi no ku ba boss bacu, tubyerekeze ku Mana ngo tubimenyeshe Imana, tubisabiye, tubyingingiye kandi dushima. Haleluya. Nitumara kubikora hari ikintu gikoreka mu mitima yacu cyitwa kwakira amahoro ahebuje rwose ayo umuntu yamenya. Haleluya. Iyo umuntu agarukiye mu maganya, aya mahoro ntashobora kuyakira. Ariko iyo umuntu afashe amaganya ye akayahindura kwinginga, akahindura gusenga, akabisuka imbere y'Imana, hari ikintu ijuru rikora ataraba no gusubizwa. Amahoro ahebuje ayo umuntu yamenya ngo biramanuka bikicara mu mutima we. Haleluya. Ngo bikarinda umutima we akamera nk'uwamaze guhabwa kandi atarahabwa. Reka duhese icyubahiro. Haleluya. Haleluya. Nyina wa Samweli amaze gusengera imbere y'Imana mu nzu y'Imana, amaze gusuka amaganya ye n'amarira ye, ahari aho wenda yashyizemo n'ibitutsi Penina yamubwiraga no kumuninura. Penina yamubwiraga akavuga ati abandi se ko tujya imbere y'Imana tujyanye n'abana, abandi se ko tujya imbere y'Imana kuko yaduhaye. Ntago tuzi kuko murabizi isengesho rya nyina wa Samweli ntago barivuze, bavuze ibyo yaririmbye n'ibyo yahanuye amaze kubyara. Haleluya. Ariko isengesho rye ryari ugukomanya iminwa, ndetse umutambyi Era akabona komanya iminwa. Ariko amaze gusuka umutima w'imbere y'Imana ngo mu maso ye haracya, aragenda arakaraba, arataha, agira amahoro mu mutima kandi atarasama. Hanyuma Imana iramwibuka imuha gusama. Haleluya. Iyo amaganya tutayasutse mu gusenga turahangayika, amaganya katubana menshi, bikaturusha imbaraga kuko iteka imibare y'Imana ntihura n'iyacu. Imana yasanze Yosefu imuha inzozi z'uko azakomera, ko azahinduka umuntu ukomeye, ndetse arabibona rimwe, arabibona kabiri, abona ngo imiba imunamira, abona abavandimwe, abona ababyeyi, abona imiba imunamira. Ariko Imana aho kugira ngo ikomeze Yosefu, ahubwo Yosefu aramanuka ava naho yarari, atakaza, aburana n'urukundo rwa se, ava mu bavandimwe be. Imibare y'Imana igitandukana n'imibare yacu, ariko nidusenga tuzabansha gusingira inzira ze. Haleluya. Gusenga ntago ari umwanya upfuye ubusa, kandi gusenga ntago byagenewe abantu bamwe. Satani ntagushuke ngo avuge ngo buri hari abo bireba, twese ni ibyacu. Haleluya. Ngo nuko amahoro y'Imana ahebuje rwose ayo umuntu yamenya azarindira imitima yanyu nibyo twibwira muri Kristo Yesu. Haleluya. Umutima wawe n'uwanjye bizarindirwa muri Kristo Yesu nitumusukira amaganya yacu. Ariko nitutabimubwira bizarindirwa mu bushobozi bwacu no mu mbaraga zacu n'ibyo tubashije, kandi iteka bizaba ari bigufiya, bizaba bitareshya n'imigambi y'Imana. Amen. Matayo 6:27 haratubwira ngo ninde muri mwe wiganyira wabasha kwiyunguraho umukono umwe, wabasha kwiyongeraho isaha imwe, wabasha kwigiza imbere ho gatoya. Amaganya atahindutse amasengesho uretse kugirira nabi umubiri wawe no kugirira nabi ibitekerezo byawe, nta kindi kintu yakungura. Ariko ibyakakuganyishije n'ibyakakurijije
n'ibyakaguteye kubunza umutima, n'ibyagatumye urara utekereza imibare yanze guhura, iyo ubifashe ukabisuka ku birenge bya Kristo bigahinduka isengesho, umutima wawe uzatunga amahoro, uzaba muri iyi si ariko udafatwa nayo, uzagira imbaraga hejuru y'ibihe. Haleluya. Mana yacu tugire neza. Ninde muri twe wiganyira wabasha kwiyunguraho n'umukono n'umwe? Amen. Reka ndangize kuri urugero rw'aba babembe muri Luka 17. Reka muri iyi minsi yo gusenga twifuza gusingira inzira ze, byibuze ubu uri muri izi ngendo ebyiri ngiye kuvuga hano. Luka 17 11 tugeze kuri 19. Nuko bari mu nzira bajya Yerusalemu, uyu ni Yesu n'abigishwa be. Nuko bari mu nzira bajya Yerusalemu, anyura hagati y'i Samariya n'i Galilaya. Akigera mu kirorero, ni nkuko yagera mu mudugudu w'aha ngaha, akigera mu kirorero asanganirwa, ababonye arababwira ati nimugende mwiyereke umutambyi. Bakigenda barakira. Haleluya. Umwe muri bo abonye akize agaruka ahimbaza Imana n'ijwi rirenga, yikubita imbere y'ibirenge bye aramushima, kandi uwo yari umusamariya cyangwa se yari umunyamahanga. Kuri bo niko byari bimeze ku Bayuda. Ngo Yesu aramubaza ati ntimwakize muri 10? Babandi 9 barihe? Nta bandi bagarutse guhimbaza Imana keretse uyu munyamahanga? Kandi aramubwira ati byuka wigendere, kwizera kwawe kuragukijije. Haleluya. Iminsi yacu yo gusenga aba ari iminsi ya randevu n'Imana. Imana ishimwe ko tudasenga duciye mu muntu. Haleluya. Ngo nta rindi zina twahawe uretse rya Kristo, mu isi no mu ijuru no munsi y'isi. Haleluya. Nta rindi zina abantu bakwiriye gukirizwamo, ndetse nta wundi muhuza w'Imana n'abantu uretse Yesu. Amen. Iminsi yo gusenga rero iratumerera nk'iyi minsi Yesu yaciye aha hantu. Haleluya. Ni iminsi ya Yesu aca imbere yacu, ni iminsi yo kuvugana n'Imana yacu ari nta wundi muntu. Imana yacu tugire neza. Arimo araca hafi y'iwabo. Randevu yo gusenga ni Imana ibikwibutsa, nta mpanuka n'imwe iba mu rugendo. Ni Imana ibikwibutsa ngo ndaca hafi yawe, ese waza tugahura? Kuko aba babembe ngo akigera mu kirorero cyangwa akigera mu mudugudu asanganirwa. Haleluya. Ababembe bari bafite amatwi yumva, bari bafite n'amaso abona, ariko wenda ibibembe bishobora kuba byari byaragiriye nabi imibiri yabo. Haleluya. Ariko bariteguye, bagiye kumusanganira kugira ngo bahure nawe, kandi baramusanganira bafite ibibazo. Amen. Reka duhese icyubahiro. Haleluya. Iminsi yo gusenga, murabizi ubundi abanyarwanda ntabwo dukunda kuvuga ibibazo byacu, ariko iminsi yo gusenga ni iminsi yo kuratira umuganga uruta abandi ibibazo byacu. Haleluya. Ukabimubwira mu mazina, ibyo utabasha kubwira abantu kubw'ikinyabupfura ukabimubwira mu mazina. Haleluya. Basanzwe bahunga abantu kugira ngo abantu bahite, kuko batagomba kwivanga n'abazima, kandi ari ababembe bashyizwe ku ruhande, ariko bagiye gusanganira umwami w'abami. Haleluya. Barangije bamusukira uburwayi bwabo n'isoni zabo, ngo barataka cyane, ntibabivuze buhoro. Reka duhese icyubahiro. Haleluya. Uzataka uri mu wawe, uzataka uri hano, uzabwira Imana bimubwire mu mazina yabyo. Haleluya. Hari n'igihe biba bidafite izina, byarivangavanze, nabwo azi kubivangura, uramusanga ukabimubwira ko muti ndabizanye ibivangavanze. Haleluya. Ngo barataka cyane, baramubwira ngo mutware Yesu tubabarire. Ndasenga ko twebwe aha ngaha twaba muri izi ngendo ebyiri, babanje kuza gutaka kubw'uburwayi. Haleluya. Kubw'ibibembe no kuba barashyizwe ku ruhande. Sinzi kiri mu mutima wawe, ushobora kuri muri uru rugendo rwa mbere kujya gusanganira Yesu, umwereka ububembe bwawe n'uburwayi bwawe n'ibikurushya. Haleluya. Hanyuma inzira ya kabiri ishobora kuba irimo n'abandi badafite ibyo barimo bataka uyu munsi, ariko bigeze gutabarwa n'Imana. Ese wibuka kugaruka nk'uko uyu mubembe umwe yagarutse? N'umwe mu 10 niwe wenyine wagarutse. Imana yacu tugire neza. Torero ry'Imana dukwiye kuba muri izi nzira ebyiri. Ukwezi kwa 8 ndimo senga, shobora kuba nzanywe no gusukira Imana ibyo ntabasha kubwira abantu. Ukwezi kwa 8 dusenga, ushobora kuri muhindukira ugarutse gushima Imana yagukijije ibibembe. Haleluya. Ariko wibura muri imwe muri izi nzira. Dushobora kuba tuvuga ibintu byo gusenga no kwinginga no gusuka ibibembe byacu, wakwikebuka iburyo n'ibumoso ugasanga we ntacyo ubaye, ariko se byibuze uragaruka gushima yakugiriye neza. Ese uragaruka gushima yaguhaye amahoro, yahagararanye nawe. Haleluya.
ikintu gitangaje rero, bagiye batarakira, ngo ababonye amaze kubona abo babembe, murongo wa 14, ngo ababonye arababwira ati nimugende mwiyereke umutambyi. Yababonye n'ibibembe byabo, arangira aravuga ngo nimugende mwiyereke umutambyi. Gusenga n'urugendo rwo kwizera. Haleluya. Bakase batarakira. Gusenga n'urugendo rwo kwizera. Yesu ashimwe. Yo kwizera kugushizemo n'amasengesho arashira. Amen. Bagombaga guhagarara bakabwira aba Yesu bati se turajya kwiyereka umutambyi kandi tutarakira, turajya kwiyereka umutambyi kandi nta kimenyetso twibonyeho, turajya kwiyereka umutambyi nta n'ikibembe na kimwe cyavuye ku rutoki rwanjye cyangwa ku kiganza cyanjye, ariko baremera barakata. Amen. Muranyumva nshuti z'Imana? Haleluya. Mu gusenga niho dushyikira inzira ze. Aba babembe hari agace gatoya k'inzira z'Imana bari basingiriye, akitoza gusingira imigambi ye, barakira. Babonye bakize, abandi bakomeza bahuga, wenda bagiye gukora ibirori mu miryango y'iwabo, wenda bagiye kurya ibyo bari barabujijwe, wenda bagiye kugera ahantu bari bakumbuye, kuko kuba umunyamibembe byabashyiraga mu kato. Muranyumva nshuti z'Imana? Gukira kwabo kwabyukije priorite zitandukanye mu mitwe yabo. Wenda umwe yaravuze ati reka nanjye njye mu birori simaheruka, undi aravuga ati reka njye mu bukwe simaheruka mu by'iwacu, undi aravuga ati reka njye mu kazi simaheruka, undi aravuga ati reka njye kwireka umuryango wanjye sinaremerutse kwicarana n'abana banjye cyangwa n'umugore cyangwa n'umugabo. Ariko umwe muri bo abonye akize ngo agaruka ahimbaza n'ijwi nanone rirenga. Haleluya. Mureke dusenge tumusukire ibibembe n'ijwi rirenga, ariko kandi abatabawe tugaruke gushima n'ijwi rirenga. Imana yakoze bya bindi, niyo Mana turimo duhamagara gusingira inzira ze. Muhaguruke dusenge itorero ry'Imana. Turasaba umwuka wera ngo aduhe imbaraga, aduhe imbaraga mu mwuka, aduhe imbaraga mu mubiri. Ibinyoma Satani akubeshesha, indwara zose zikabyuka ari uko watangiye kwiriza kandi utazisanganywe, icyo kinyoma ntucyemere. Umutwe nibwo ubyuka, mu nda nibwo hakurya, igifu nibwo kibyuka kandi utanabisanganywe. Nibwo abana bahaguruka kurwara, nibwo ibintu bidurumbagatana. Iyi minsi yawe yo gusenga igeze, kuko umwanzi arabizi ko nusenga uzabasha gushyikira inzira z'Imana, kuko inzira ze zisumba izacu, imigambi ye isumba yacu. Ariko iyo tumwegereye dusobanukirwa imigambi y'Imana. Hana yarasenze ahiga n'umuhigo, aravuga ngo data ni umwana w'umuhungu. Bari bataragira umugisha wo kwita Imana data, ariko Uwiteka we no mu mwana w'umuhungu, nanjye nzamugutura abo wawe iminsi yose. Imana nayo yari ikeneye umuhanuzi umeze nka Samweli, uzaba umuhanuzi, akaba umucamanza, akaba umutambyi, agakorera Imana mu gihe kigoye, hanyuma Imana ikamukoresha ngo ku buryo nta jambo na rimwe rye ritakara hasi. Hana yegereye Imana, abasha gusingira inzira z'Imana n'imigambi y'Imana. Amenya ko bitari ukugumbaha gusa, amenya ko harimo umugambi w'Imana. Kuko iyo umuntu yapfuye kwibyarira, akenshi biragoye ko yahiga imihigo igoye ku mwana we, kuko yagezeyo haba aratwise, yikojeje hariya barabyaye. Ariko watinze akenshi agwiza ubwenge bw'umwuka, hari ibyo asingira atari buhabwe mu nzira zisanzwe. Amaze kumubyara amujyana mu nzu y'Imana, abwira Imana ngo uyu mwana niwe nari narasabye, ndamugutuye azaba uwawe iminsi yose. Inzira z'Imana n'imigambi ye bisumba ubwenge bwanjye, bisumba ubwenge bwawe. Ariko nidusenga tuzasingiraho bimwe. Bakuru ba Yosefu bamugarutseho, Isa amaze gupfa, bafite ubwoba na culpability cyangwa kwicira urubanza, kuko bari baragurishije umuvandimwe. Baraza baramubwira ngo data atarapfa yari yaratubwiye ngo uzagirira abagaragu bawe imbabazi. Kwicira urubanza kw'ibyo bakoze kubatera kugaruka kuri Yosefu kumubeshya. Yosefu arababwira ngo ntago si mwebwe, byari imigambi y'Imana.
kugira ngo nzababanzirizeyo, kandi koko byari imigambi y'Imana. Kugurishwa kwa Yosefu byari imigambi y'Imana. Kubeshyerwa na muka Potifari byari imigambi y'Imana, ariko ntibyari gukwirwa mu bwenge bwe. Ariko nidusenga, imigambi y'Imana izakwirwa mu mitima yacu. Tuzabasha kumva imivugire yayo, tuzabasha kwihanganira mu nzira zayo, dutegereje kugira neza kwayo. Amaso yacu ntazareba ibifatika gusa, azareba mu isi y'umwuka. Tugira ibyo dusingira byumvwa n'abanyamwuka gusa. Reka Imana izamure, ikore ku maso yawe y'umwuka hweze. Ngo Abrahamu yari yizeye yiringiye ibitakwiringirwa, kugira ngo singire inzira ze, kugira ngo uzisingire nuko umwuka wawe ukorwaho ukabasha kwiringira ibitakwiringirwa. Ese ingumbi byarite? Ese uburwayi bukomeye bukira bute? Ese umuntu ava mu byaha ate ko mu mbaraga zisanzwe bidakunda, ariko kubw'imbaraga z'umwuka wera birashoboka? Mariya nyina wa Yesu yabwiye marayika bavuganaga, aramubwira ngo ibyo bizashoboka bite ko ntararyamana n'umugabo? Marayika aramubwira ngo umwuka azakuzaho, umwuka w'isumba byose azagutwikira. Ni koko ibidashobokera abana b'abantu, iyo umwuka w'isumba byose adutwikire biradushobokera. Inzira z'Imana ni ngari, imigambi yayo ni migari. Mu bwenge bwawe n'ubwanjye ntibyakwirwamo, ariko umwuka watwikiriye Mariya ni umwuka ugitwikira itorero, ni umwuka ugitwikira abera. Ibidashobokera abantu bikadushobokera. Ngwino twigire imbere mu kumushaka. Ntabwo mbikubwirira kukuryoshya ryoshya, ndabikubwirira ibyiza ubikiwe, ibyiza mbikiwe ntazigera utazigera usingira. Niducikanwa n'aka gace ko mu buryo bwo mu mwuka. Kora ku maso yacu Mwami, turasenga nk'uko Pawulo yasenze asengera ituro rya Efeso. Kora ku maso yacu, kora ku mitima yacu, kugira ngo tubashe gusingira ibyo dufatiye. Urifuza ko imitekerereze yacu yahinduka, urifuza ko ubwenge bwacu bwagwirirwamo n'ibyo uvuga. Ngwino twigirana imbere nawe. Petero n'abigishwa bagenzi be baraye baroba ijoro ryose ntibagira icyo bafata. Ku manywa y'ihangu, atari igihe cyo kuroba, atari amasaha yo kuroba, urababwira ngo nibanaga urushundura iburyo ngo barafata. Petero akubwira ngo ubwo ari wowe ubivuze Mwami. Aremera arabikora kuko ari wowe wari ubivuze. Yemera inzira zawe n'imigendekereze yawe itandukanye n'iby'abarobyi bamenyereye byo kuroba nijoro. Hanyuma arafata. Imigambi yawe nitwayisingira, inzira zawe nizakwirwa mu bwenge bwacu, kuko ukirisha ubupfu bw'ibibwirizwa. Ibyo ukirisha bitandukanye n'ibyo ngewe nakirisha, ibyo ukoresha bitandukanye n'ibyo nakoresha. Ariko turaje muri iyi minsi 7 nyaguhora ku ngoma ngo tuzasingira ubwiru bwawe, ubwenge bwawe bugwirire muri twebwe. Imitekerereze yawe ihinduranye n'imitekerereze yanjye, imigambi yawe ivuguruza imigambi yanjye. Ibyanjye ni bigufi ndetse bigarukira hasi, ariko ibyawe ni bigari. Dore duhagaze turi abagore n'abagabo bashobora kukubwira nk'uko Mose yakubwiye ngo ariko Mana uzi abagabo tugendana, ariko Mana uzi umubare w'abantu turi kumwe. Inyama wazikura he? N'amafi yo mu nyanja wayakura hehe ko bitabahaza? Hanyuma uramubwira ngo uraza kubona. Ese ntabwo uzi ko Imana igira amaboko? Muri iyi minsi yo gusenga Mwami, utwibutse kuri Imana igira amaboko, utwibutse kuri Imana ikora. Udushoboze kubw'umwuka wawe, udushoboze kubw'imbaraga zawe, udushoboze gutsinda ubute, udushoboze gutsinda logike, udushoboze gutsinda ubunebwe, udushoboze gutsinda iby'isi yatwigishije, udushoboze uburiganya bwa Satani ntibudufate. Ubwenge bwacu Mwami butugarukiriza aho tugera, maze tunyurane n'inzira zawe. Ngwino twigize imbere, ugira abasore wigize imbere, ugira abakobwa n'abagore n'abagabo wigize imbere, kugira ngo dusingire imigambi yawe Mwami. Maze ntitugarukire bugufi, ntitugarukire bugufi. Iteka inzira zawe n'imikorere yawe bitandukana n'ibyacu.
ibyacu ni bigufi kandi tujya duhagarara tukakwirariraho tukakubwira ko twe tubizi neza tukakwerekana inzira wakabaye ubikoreramo ariko muri iyi minsi tuzaza kugusukira ubwambure bwacu tuzagusukira intege nke zacu tuzagusukira gushidikanya kwacu utwemerere mwami tuzamukane mu bindi byumba bya hejuru by'ubwiru bwawe utwemerere amaso yacu yongera kubone hari gatoya twabonyeho gatuma tugaruka nka wa mubembe tugaruka tukubwira kandi tunagushima tugaruka twikubita imbere yawe n'ijwi rirenga tuvuga ngo niwe wabanye natwe ya myaka yatambutse niwe wabanye natwe mwami hari ibintu byinshi byahoze ari amasengesho uyu munsi duhagazemo hejuru amaso yacu ahweze tukubone mwami nitubona abantu mwami nitubona ibimenyerewe mwami nitubona imihango y'idini tukubone mwami w'abami tukubone mwami w'abami nasanze nta muntu wabasha kugwigisha undi ariko mwami waca mu byo tuvuga waca mu ijambo waca mu gusenga waca mu ndirimbo ukagira umutima wihishurira bundi bushya maze ukatwubaka tukubakika mwami turaje utwemerera uhure natwe abigisha bawe bagutegereje mu cyumba cyo hejuru ibyo bari bagiye guhabwa bari batarabibona n'undi muntu byari bitarabaho ariko barakumvira barategereza ngo nuko umuriro ubatungura uvuye mu ijuru ndakwinginze ngo muri iyi minsi 7 umuriro uzadutungura uvuye mu ijuru intege nke zacu zizayongera imbere yawe zuzuzwemo n'imbaraga zawe gushidikanya kwacu kuzuruzuremo imbaraga zawe ibyo twubatse tukabibona nk'ibidashoboka bizahindurwe n'imbaraga zawe uzatwigiza imbere mu kukubaha uzatwigiza imbere mu kukumenya uzatwigiza imbere tubona imbaraga zawe zikorera mu mibiri yacu zikorera mu myuka yacu zikorera mu bugingo bwacu zikorera mu bacu tujya tuzamukana nabo mu mitima yacu ibimufasheho ibiri ku mutima we n'abari ku mutima we reka tuzakubone tuzabona ikiganza cyawe tuzabone mu maso hawe heza ijwi ryawe rizavugane natwe rizavugane na buri muntu ku giti cye urakoze papa urakoze kutajya utureka urakoze kutajya udusiga uri inyuma y'ijambo ryawe kugira ngo risohoze ntabwo beshya iyi minsi yose tuyise mu biganza byawe udisiponibiriza imyuka yacu udisiponibiriza imibiri yacu udisiponibiriza imiryango yacu tudisiponibirize mu kazi mu ngendo mu bintu bitandukanye mwami w'abami imyuka yacu izabe connecte nawe mu buryo budasanzwe nongeye gutwikiriza amaraso yawe abahungu bawe n'abakobwa bawe bagambiriye kuzamuka mu cyumba cyo hejuru amaraso yawe batwikire umwanzi n'abashaka babure imbaraga zawe ziba umugabane wawe urakoze papa humugisha abana bawe bagize inzara n'inyota yo kuba mu nzu yawe humugisha abakoze imirimo itandukanye humugisha mwami abazi bafite inzara n'inyota uduha umugisha kandi urushaho kutwihishurira twongeye kuvuga umugisha wawe ku gihugu cy'u Rwanda n'uburinzi bwawe n'amahoro asesuye amahoro y'ukuri mu mitima y'abanyarwanda amahoro nyayo ku butaka bw'u Rwanda ku misozi y'u Rwanda ku nzuzi ku mashyamba ku mipaka amahoro y'ukuri mwami w'abami kandi amavi y'abanyarwanda gupfukamire mitima yabo iguhindukirire urakoze papa cyubahiro cyose nikikugarukire ni mu izina rya Yesu dusenze amen. Mani baha umugisha ibagire neza.